Sorry, very sorry. ubwo yashyinguraga mugenzi we nibwo uruva gusenya rwamuziye, umwaka umuyindi umuvumo wamujeho. Kugwa mu mva niyo byaba ari impanuka mu gituro cyangwa se mu mva, ubyizere cyangwa se ubihakane, ibi ni ibintu bibaho buri munsi cyangwa se ku bantu benshi. Gusa icyo bisobanuye, iyo bizakubaho nyuma y'uko bikubayeho kugwa mu mva, ndakubwira ukuri, uraza kumirwa nyuma yo kubyumva. Nibyo tugiye gusobanura. Nitwa Samuel Mugisha, amenya byinshi kubera mu isi wigiramo amasomo y'ubuzima. Iyo niyo ntego y'ibiganiro tukugezaho hano. Niba wifuza kujya wiga amasomo y'ubuzima, kora subscribe nonaha. Niba utarabikora, ntuzajya uracikwa n'ibiganiro byacu mu gihe kizaza. Ikaze. Ni ibiki bibera mu isi? Uyu mupolisi ni uwo muri Kenya. Ubwo bashyinguraga mugenzi wabo mu cyubahiro, nibwo yahanutse aramukurikira. Dore icyo bivuze, ni ibyago mu bindi, kugwa mu gituro. Ni ukuri kw'Imana, ushobora gutekereza ko bitapfa kubaho, gusa reka tujyane. Ubutaka bubaye butameze neza, ubaye wataye umutwe bitewe n'uwapfuye cyane abaye ari umuntu w'ingenzi kuri wowe, cyangwa se ukaba uri ahantu hatari ahanyaho mu gihe cya nyacyo, mu gihe bashyingura, byose byatuma uhirima mu mva uri muzima, bititaye niba waguyemo bishaka cyangwa se bigutunguye. Dore icyo bamwe mu bahanga b'amateka cyangwa se mu mateka n'imigenzo babisobanura nkabyo. Mu mateka byagiye bigendekera gute abantu bagiye bagwa mu mva? Ikimenyetso cy'ubuhanuzi ku buzima bwawe. Ariko se ni ubuhanuzi buva kwande? Buva ku myuka y'abapfuye. Ibi bishaka kuvuga iki? Iyo myuka yaba ibishaka kukubwira ngo ngwiki? Nko mu baromani ba kera, kugwa hasi unyereye, ibi ni ibintu byafatwaga nk'amahirwe mabi agiye kuzira uwo muntu, cyangwa se agizwe n'uwo muntu uguye hasi. Nubihuza n'inkuru yacu kugwa mu cyobo twese turangirizamo ubuzima bwacu, hari abantu benshi bizera ko ari imyuka y'abapfuye ibishaka gutanga ubutumwa. Wenda nk'ibintu wapfuye atarangizanyije n'abasigaye, cyangwa se mutarangizanyije nkawe waguye muri icyo cyobo, cyangwa se bigafatwa nko guha gasopo abasigaye cyangwa se uwituye mu mva. Ubu butumwa bwaba bushaka kumvikanisha iki? Aha ni ibintu biryohera nubwo rimwe na rimwe bibabaza. Reka turebe ibiba bishoboka. Nko mu mateka n'imigani y'Abanyaburayi bivuga ko kugwa mu mva aba ari umuburo ko ari wowe ushobora kuba ugiye gukurikira mu bagiye gupfa. Biba bimeze nk'aho imva ubwayo iri kuguhamagara, igerageza kukwereka cyangwa se kwerekana ko urupfu rwawe ruri hafi. Kandi ikibabaje, akenshi ibyo ni ibintu rwose utagira icyo ubikoraho, ntacyo ushobora kubikoraho. Ibaze ubwoba ibintu nk'ibyo bishobora guteza mu buzima bwawe. Gusa buri gihe ntabwo kugwa mu mva byagiye bisobanurwa nk'ikintu kibi. Bamwe cyane cyane nk'abizerera cyane mu byita reincarnation, ni ukuvuga ngo hari abizera ko iyo dupfuye umuntu avukira mu wundi muntu, akavukira ahandi hantu hashyashya, ahantu runaka. Niyo mpamvu hari umuntu muhura ukabona hari aho umuzi, hari ahantu muzi, nyamara mutarigeze munahura na rimwe. Abizera ibi rero, kugwa mu mva kuri bo ni ikimenyetso cyo kuvuka kwa kabiri, uwapfuye abakuvukiyemo. Cyangwa se tubisobanure nko kwegera abakurambere, ku buryo bizana ubwenge n'amahirwe menshi mu buzima bwawe wowe ugiye gukurikira. Ariko se kugwa mu mva bigaragaza kuba ugiye guhindurirwa ubuzima, cyangwa se koko bisobanura urupfu rukuziye? Reka tuzane ibi bintu tubihuze n'ibihe turimo, isi ya none. Nubwo uyu munsi tutizera kimwe byerekeye imigenzo n'imico n'imyuka nk'abakurambere bacu batubanjirije, gusa kugwa mu mva uburyo bikora ku bwonko bw'umuntu byabayeho birahambaye. Kubaho mu bwoba no kwishinja byinshi, byonyine kumva ko abantu bakubonye ibi bintu nk'ibyo bikubaho, ni ibintu bizamura umuhangayiko mu muntu uko byagenda kose, by'umwihariko ku byerekeye ingingo y'ubuzima. Tutagiye gusobanura ibintu byinshi, ni ibintu
bihita bituma wowe ubwawe utekereza kabiri ku buzima bwawe n'amahirwe y'ubuzima igeno ryawe. Wabifata gute bikubayeho? Ibi ni ibintu bishobora gusobanura ikintu gikomeye cyane turamaze turebeye ku muco n'imyizerere cyangwa se imyemerere ihari bitewe n'agace. Nko mu Rwanda ahantu turi, kugwa mu mva bigendeye ku myemerere gakondo n'imyizerere ku rupfu n'isi y'imyuka y'ibitagaragara. Kugwa mu mva bishobora gusobanurwa cyangwa se kubonwa mu buryo butandukanye nk'ikimenyetso cyo kwihana mu by'umwuka, cyangwa se ubutumwa buba bugukangurira kuganira n'abaganga gakondo ku buryo haba hakekwa ko hari ikintu cyangwa se hari icyo abakurambere baba bashaka kukubwira. Cyaba ari igiki? None ni iki twasigarana muri iyi nkuru itangaje gutya? Nubwo tutabasha gusobanura neza ngo kugwa mu mva by'impanuka bivuze iki, gusa tugendeye ku mateka nuko abantu babifataga, twabasha kugenekereza uko abantu bumvaga umupaka uhuza ubuzima n'urupfu. Wabibona nk'umuvumo, ubutumwa kuva ku bakurambere cyangwa za accident nk'izindi. Icyo tuzi ni igikorwa gisiga amateka iyo kikubayeho, igikorwa gisiga amatsiko menshi no kudatekana. Ntabwo watekana rwose byakubayeho. Wowe uratekereza ko iki ari igikorwa cyasobanurwa gute? Mpereza ibitekerezo nuko wabyumvise niba hari icyo ubiziho. Hano tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigezweho n'amasomo y'ubuzima, tumenya byinshi ku bibera mu isi. Niba tukiri kumwe wakunze iki kiganiro, manuka munsi y'iyi video ukore subscribe niba utarabikora. Andika ijambo rigira riti duhereza ibindi, nanjye ndashyiramo agatege ndusheho kubahereza ibiganiro byinshi. Nibagirwe guhereza ikiganiro like, unagisangiza abandi kugira kigere ku bantu benshi. Nitwa Samuel Mugisha, ndabakunda mwenge mushyigikira, reka dusubire ubutaha.